Muraho neza bakunzi ba Kamera Gospel TV Show. Ndabasuhuje mbifuriza kugubwa neza, bifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Tugiye kuganira mu kiganiro tuvuga impamvu yo kuba umuntu ndetse no kuba umugaragu kuri iyi si aho dutuye. Ese wari uzi yuko waremwe uri umugaragu? Wari uzi ko waremwe ufite inshingano ya kigaragu kugira ngo ubashe gutunganya neza inshingano za shobuja ari we Imana yakuremye? Ubwo muzi umugaragu abagiye kundakarira rero muraganira na Jean Bosco Nshimiyimana, umumissionnaire, kandi ndifuza ko ijambo riri muri njyewe harabo riha ihumure, harabo riha igukomera umutima, hari n'abandi ryibutsa ko bafite inshingano ku bintu bimwe runaka. Rero wowe uvuga iki muri kino gihe cya none? Ese mu nkuru zivugwa muri social media n'ibindi bitandukanye wowe uvuga iki? Rero ndakwifuriza ikaze kugira ngo iki kiganiro ujye ugikurikira, kizagufasha kumenya uruhare rwawe n'intego yawe mu bivugwa no mu bitavugwa. Hari iby'ingenzi tukwiye kuvuga, ibyo tudakwiye kuvuga, hari ibyo twinjiramo, ibyo tutinjiramo, ariko icyo ngamije ko wowe udukurikiye kuri Kamera Gospel TV Show uzabona umugisha n'utuganira, uzamenya impamvu twese twavutse dufite inshingano. Impamvu uzumva buri wese agira icyo avuga, buri wese agira icyo atekereza, ni uko ari inshingano twese dufite. Nagira ngo usengere rero, dusengane, hanyuma dutangire ikiganiro muri kano kanya. Mana mu nziza, Imana ikomeye, wowe uri umuremyi w'ijuru n'isi, ni wowe wafashe ikirere uragihanika, ufata inyanja uzitandukanya n'ibyondo, ufata ibimera ushyira ku isi, ufata umuntu umuremera ku isi mu ishusho yawe, ufite impamvu byose wabikoze. Ndagushimye ko ari wowe byose ubitegura kandi ko ubiteganya. Ikiganiro kizagira umumaro bazacyumva, ineza yazanye kwa gutuma izina rya Yesu. Amen. Ndagira baganirize inkuru itangaje kandi ariko yingisha ibintu bikomeye cyane. Muri iyi si tubayemo hari ibintu byinshi n'ibitekerezo za reba usange ibyinshi ari amasomo y'ubuzima. Hari umugabo umwe wari warakoze impanuka mbi cyane rwose, kandi murabizi mwese iyo umuntu akoze impanuka pe hari igihe ubuzima bumwangira, akamara igihe kirekire mu bitaro, akamara igihe arwaye yarazahaye. Rero uwo mugabo niko byamugendekeye. Umugabo yaje kuva mu bitaro igihe kimaze kugera kugira ngo nihute. Avuye mu bitaro rero yarasigaye yisanga ari wenyine. Yisanze ari wenyine, baramusezereye, aragiye, yaratashye, ariko maboko yarahambiriye, nta muntu yari afite wo kumwitaho no kumuha mu ruhande, kubera ko icyo gihe cyose yari amaze abantu basaga n'abamurambiwe, baramuvanyeho amaboko. Rero mu bari bamuherekeje mu gutaha, bari bamusize we yitwara wenyine, mba yari amaze kumenyera ubuzima nk'uko nababwiye bwari bwaramugoye. Hanyuma igihe ari mu gutaha rero yaje kwisanga inkweto ze yari yambaye. Urazi iyo wambaye nk'inkweto ukagenda mu muhanda igihe kirekire zirafunguka, rasi zaje gufunguka. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire akantu gatoya kamubayeho kandi gakomeye, nanone twakwira ikintu gikomeye. Rasi zamufungukiyeho arimo agenda mu nzira, arazikandagira, akageza abana ibintu birasa nabi. Ahagarara ategereje ko ari umuntu yabura nibura waza agaca bugufi akamufasha gufunga za rasi. Rasi urumva zafungutse, no kuzikandagira birasa nabi. Arahagaze ategeza akavuga ati nyamuneka murebe mu ntabare, mumfashe murebe inkweto zafungutse rase, mu ntabare sinshobora gufunga. Ariko ntibashobora kumwumva ururimi yavugaga, ntabwo arumvaga, abona ko ari nk'ibyo yikora. Rero haje kuza akana kaje kuntangaza cyane. Akana gato k'agakobwa k'imyaka nka 12 karaje gafata zarase, gaca bugufi, karapfukama ku birenge bya wa mugabo, karamufungira zarase. Hanyuma umugabo aza kwishimira icyo gikorwa umwana yamukoreye, amufata ukuboko akoresheje, yaragerageje amufatisha ukuboko kwari gusiga nk'ari kuzima, aramuhobera, amwereka ko amweretse urukundo rutigeze rugaragazwa n'abandi bantu batandukanye. Ibi bintu impamvu mbabwiye ni iyi, mbabwiye ino story kugira ngo mbibutse yuko mu buzima turimo buri wese afite ibintu bimugoye, hariho ibigaragara n'ibitagaragara, ariko kandi buri muntu afite umuntu ugomba kumugoboka no kumutabara mu bihe by'amayi cyangwa se mu gihe arimo runaka. Maze iminsi numva amakuru hirya no hino, abahunga, hari impunzi zirimo kuva muri Kongo zijya
mu bindi bihugu, hari iziza mu Rwanda, hari izijya i Bujumbura, hari izijya n'izindi zitandukanye n'ahandi hantu hatandukanye. Muri make nubwo ibihe bitoroshye, ariko buri wese afite umuntu ugomba kumugoboka muri ibyo bihe. Rero ibi bintu nibo kubabwira byabayeho kuva na kera. Undi muntu, iyo mpamvu nayo ubwayo irema mu gice cy'itangiriro. Iyo dusoma tubonamo Imana irema, umunsi wa mbere irema ibintu runaka, mu gice kindi gikurikiraho ikarema, ikavuga ibintu bikabaho, ikavuga ngo amazi atandukane n'itaka bigakunda, amazi akajya ukwayo, ikirere kiracya, haza urumuri. Ku munsi wa mbere Imana yaremye urumuri, nyawo twese turabizi. Ariko Imana yaje guheruka kurema umuntu. Ni ukubera iki Imana yaje guheruka kurema umuntu? Kandi umuntu yaremye yamuremeye iki? Yarabanje itegura ibintu byose, ikora ibintu byose. Imana ni umukozi w'umuhanga cyane, ari nabyo buryo butangaje bwo kukwereka ko nta kintu na kimwe cyaremwe gishobora kubaho kubw'impanuka. Ikintu cyose kibaho hari impamvu kibayeho. Nawe rero ntatinze mu kuremwa kw'ibintu, ndagira ngo ntinde gukurema k'umuntu. Imana niyo turema umuntu ase natwe. Imana iremesha ijambo, Imana iremesha ibikorwa, Imana iremesha amaboko yayo, hanyuma ikarema umuntu asa nayo. Umuntu afite ubushobozi bwo gukorera, umuntu afite ubushobozi bwo guha, umuntu afite ubushobozi bwo gutanga, afite ubushobozi bwo kwakira. Iyo ni kamere y'umuntu. Rero Imana irema umuntu yari yamuhaye inshingano. Bwa mbere yamubwiye ngo ibi bintu byose biri ku isi ahangana arema bigengwe nawe. Ngira ngo ufite uburenganzira bwuzuye wowe udukurikiye bwo kugenga ibintu byose biri ku isi. Ufite uburenganzira bwo kugenga amaso yawe, ufite uburenganzira bwo kugenga umubiri wawe, ufite uburenganzira bwo twita ubwigenge, cyangwa se ubwigenge muri rusange. Nubwo ngubwo Imana imaze kurema umuntu rero yaramubwiye ngo wowe ukwiye kuba magirirane. Nahoze mbabwira kuri story cyangwa se histoire y'umugabo wari ufite ikibazo cy'amaboko. Iyo afite amaboko yombi yari kugenda agafata rasa akazifunga n'amaboko ye yombi, hanyuma bigakunda bikamwemerera. Bivuga ngo buri rugingo umuntu Imana yamuhaye ni magirirane n'urundi rugingo. Natwe kuri iyi si turi amagirirane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu umwe ahari ababereyeho undi muntu, iyo umwana ahari ababereyeho umubyeyi, iyo umubyeyi ahari ababereyeho umwana, iyo inshuti ihari bibereye inshuti yayo. Nta kintu na kimwe cy'umuntu afite we yaremanywe kibike, ahubwo ibintu byose ni ibyo gufatikanya hagati yacu. Iyo umukobwa avutse avuka kugira ngo azabe umugore, kandi azaba umugore w'umugabo. Iyo umusore avutse avuka ari umugabo, ariko akazaba umusore uzarambagiza agashaka umugore. Muri make ubuzima bwawe n'ubuzima bw'uriya bifitanye isano ku buryo nta hantu na hamwe kimwe cyahungira ikindi. Rero turi magirirane. Ndashaka kubabwira ko twaremwe duhabwa ubuzima burimo kuba magirirane. Ninkoresha ijambo ryitwa umugaragu bizagutungura, ariko twese twavuze turi abagaragu b'undi muntu. Iyo akenshi uri umugaragu ugomba gusobanukirwa neza nyine ubwoko bwawe ubwo aribwo, cyangwa se ubugaragu bwawe aho bushingiye. Hari ubwoko bugera muri 3 ngiye kuvugaho, ushobora kuba bwinshi ariko hari ubwo ngiye kubabwira ugiye kuri 3. Hari aho bita umugaragu w'inda. Umugaragu w'inda, hari umuririmbyi w'umunyarwanda nkunda cyane, ntago nzi indirimbo yaririmbye, sinanamuzi, ariko twakuze bamutubwira baba ngo waririmbye indirimbo inda nini mo yimamayira. Ntago nzi uwo ari we neza, abamuzi wenda babasha kumushyira muri comment, ariko muri kano kanya namwibuka neza. Yarimo ngo inda nini mu yimamayira. Yabwiraga abanyarwanda, yabwiraga abantu bw'ikinyarwanda. Yashaka kwerekana ko umugaragu w'inda, ubundi aya maboko dufite, hari abavuga ngo akorera inda ngo yapfa akayifata nta kindi kintu bimaze. Ariko amaboko akorera inda gusa yaba ari matoya, yaba ari magufi, yaba ahinnye, yaba ari amaboko atari amaboko y'igihugu. Ubundi amaboko abereyeho gukorera igihugu, amaboko abereyeho gukorera umuryango, amaboko abereyeho gukorera itorero,
amaboko abiri yo gukora icyatuma muri rusange communauté cyangwa se ahantu turi hakubwa neza. Impamvu amaboko arahoberana, amaboko arafatikanya. Rero muri Bibiliya tubonamo yuko Imana irema amaboko, no muri Bibiliya tubonamo none inkuru z'umugabo witwa Yesu avuga ko niba buri wese ari urugingo rwa Kristo, ari urugingo rw'itorero, ari urugingo rw'igihugu, igihugu gifite inshingano nini, ariko inshingano bazikora n'abagaragu bazo, nta maboko y'abagituye, amaboko y'abakirimo. Rero niyo mpamvu ufite inshingano nini cyane yo gukoresha amaboko yawe kugira ngo igihugu cyawe gitere imbere, kugira ngo umuryango wawe utere imbere, kugira ngo isi muri rusange imere neza kurusha uko wayisanze. Undi mugaragu ni umugaragu w'ijuru. Umugaragu w'ijuru niwe umenya uhatse byose. Uhatse byose bamwita umwami w'ijuru, bakongeraho ngo umwami w'ijuru n'isi. Uwo nguwo azi uburemere bw'inshingano afite ahabwa n'uwamuremye, kuko twese tuzi yuko turi abavajuru, turi abantu baremwe n'Imana, kandi Imana imaze kuturema umwuka wacu iwushyira ahantu ho mu ijuru. Dufite inshingano rero yo gukora kugira ngo duheshe ishema umwami wacu. Ibyo ukora ni iki rero? Ibyo ukora mu bwami bw'ijuru ni iki? Ni ukuvuga ukwiye kwera imbuto zikwiriye ubwami bw'ijuru. Ubwami bwawe burimo kutagirira n'abandi, kutirarira, kutikunda. Za mbuto zose tuzi muri Bibiliya zanditsemo ngo ni imbuto z'ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru rero buraguka, ubwami bw'ijuru bugenda bukora, kandi bukora bugamije neza ya rubanda, bugamije neza y'igihugu. Hari ikintu nkunda mu Rwanda kivuga ngo gukorera ikintu cyose kubw'ineza ya rubanda. Ubundi ni imvugo y'ijuru, ni imvugo y'Imana ivuga ngo gukorera ikintu cyose, guhesha agaciro, kuzamura umuturage ku isonga, gushyira umuntu imbere. Umuntu aruta ibintu byose. Iyo rero uko rero ushaka guhesha umuntu wese agaciro, uramwubaha, ukamwubahiriza, ukanamuziririza. Dukeneye gukora ikintu gituma isi muri rusange iba nziza, tukaberana beza, tukubahana, tukizerana, tugakundana, tugafatikanya, tugafashanya kugira ngo ibyiza byose tubigereho. Niba unyuze ku muntu ashonje, ni inshingano yawe kumugaburira. Niba ubonye umuntu arwaye, ni inshingano yawe kumuvuza. Ntabwo ari inshingano y'ibitaro bya leta gusa, ntabwo ari inshingano y'igihugu gusa, ni inshingano yawe. Warize ubuganga, warize kuvura, ufite inshingano nini yo kuvura abaturage bakunze. Ni inshingano y'ijuru iyo ngiyo. Ifite inshingano yo kwigisha, ufite inshingano yo guhindura amateka, ufite inshingano yo gutuma ibyiza biba, kuko ni wowe ufite inshingano y'ijuru. Umugaragu w'ijuru ni uwo ngo twavuga. Tugiye kubona umugaragu w'isi. Umugaragu w'isi rero ikimuranga, arangwa no kwikururiraho iby'isi, no kwireherezaho iby'isi. Umugaragu w'isi arikunda, aravuga ati ni njye nyine ubwanjye. Umugaragu w'isi ibintu byose yirebaho. Ubwo rero bwa mu Kinyarwanda kimeze gutyo, ariko birumvikana. Umugaragu w'isi we yirebaho ibintu byose ni ibye. Yumva inzu nziza arize, imodoka nziza arize, ibiryo byiza ari ibye. Mbese ameze nk'umwana utarakura, kuko aracyareba aho atuye n'aho yicaye, ibintu byose yumva ko ari ibye. Rero dufite ubwo bwoko bw'abantu bateye batyo, ariko abo bose hari abatandukanye muri sosiyete cyangwa muri communauté batuye. Wowe uri mu cyiciro cy'ubugaragu. Wenda nturemera kuri umugaragu, ariko ukeneye kumenya icyiciro urimo, uko byagenda kose uri umugaragu. Wese uri umugaragu w'isi, uri umugaragu w'ijuru, cyangwa se umugaragu w'inda yawe. Biratangaje ko abantu benshi iyo bakorera inda yawe, iyo bapfuye n'ibyo bakoreye bagira gute, bajyana nabyo. Iyo ukorera isi, ibyo wapfiriye, ibyo waruhiye, ibyo wabwokeye, niyo upfuye nabyo bigira gute, biragurekera bikajyana nawe. Ariko kandi upfana umubabaro. Ariko iyo wakoreye ijuru, iyo umugaragu w'ijuru, aho wakoreraga mu bwami bw'ijuru, abagukurikiranye n'abakubonye babona ko hari icyo wakoze n'icyo wamaze. Niyo mpamvu twese tuvuga mu ijambo rimwe ngo nujya gupfa, nupfa urifuza ko bizakumerera bite? Bizaterwa n'ubwami wakoreye, bizaterwa n'umugaragu wawe uwo ari we. Gerageza kuba rero umugaragu wa rubanda, gerageza kuba umugaragu w'ijuru, uye kuba umugaragu w'isi cyangwa se umugaragu w'inda yawe. Ndagira ngo rero wenda abadukurikiye bagenda baduha ibitekerezo by'ibintu twaganiraho, ariko icyo tugamije ni iki? Tugamije gusana imitima y'abantu bumva bari bonyine, no gusana imitima y'abantu bumva babayeho birwanaho, ubuzima mbese byarabayobeye, ariko humura. Ese ufite umuntu muri wowe? Ufite umuntu uzi wowe
waguhetse mu mugongo kugira ngo ugeze aho ugeze? Ese ufite umuntu waguherekeje aho mu byo urimo ukora kugira ngo ugeze aho ugeze? Cyangwa wirwanye? Hari abantu kwirwanaho kugira gute, ariko ukeneye umuntu, ukeneye umugaragu w'ijuru, nawe ukeneye ko umugaragu w'ijuru. Twese dukeneye abagaragu b'ijuru, tukabagaragu b'ijuru, tukaberana abagaragu b'ijuru kugira ngo ibyo dukora tubikore dufite abaduherekeje kandi bigende neza. Ndagira ngo wowe ukurikira Kamera Gospel TV Show ugumye utanga nawe inama, cyangwa se nawe wumva icyifuzo ufite muri wowe, ariko tugumya kuganira mu kiganiro cy'ubutaha. Birashoboka ko muri abagaragu twavuze wenda gusanze umwe muri abo ngabo, ariko ntabwo ari dukeneye gusa, dukeneye kubona abantu bemera guha igihe igihugu, bemera guha igihe abandi bantu. Impano ufite si iyawe, ahubwo wayihere kugira ngo ifashe abandi bantu. Tubyemeranyaho tutabyemeranya, ariko ni ku isi yubatse. Uzasanga wowe icyo ntabwo wakwiririmbira niba uri umuririmbyi, ntabwo wajya mu cyuma ngo wiririmbire, ntabwo wakwiganiza niba uzi kuganira, ntabwo wakwisaba ngo nikwe, ntabwo wakwishaka, ntabwo wakwibyara, ntabwo wakwirya. Mbese buri wese afite icyo agomba uri kugira ngo ubuzima bugende burushaho kuba bwiza. Dukeneye rero abantu bisobanukirwa, bakamenya neza agaciro kabo n'imbaraga bafite, bakazikoreshereza igihugu, bakagikoreshereza itorero, bakazikoreshereza isi muri rusange, kugira ngo turusheho kuba neza, tubane neza, kandi tudacuranwa mu by'isi idufitiye byacu twese. Urumva nasoreza aha ngaha. Murakoze cyane. Mushobora gushyigikira Kamera Gospel TV Show mukora subscribe, kugira ngo twereke ko mu by'ukuri ibiganiro turimo turakora birimo kubaka cyane no kubafasha. Uhereye none ndagira ngo uhinduke umunyamuryango udasanzwe, kuko uri agaciro kuri twebwe, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe. Nudufasha gukora subscribe, ndetse ukanohereza ikiganiro ni muntu inshuti yawe, kugira ngo urebe ko nawe yakireba akana akakirangiza. Murakoze cyane. Ciao ciao, turabakunda cyane.